Muraho neza bantu banjye, mujya munkurikirana kuri YouTube bita Live for Christ Alone cyangwa se bivuze ngo baho ku bwa Kristo gusa. Nagarutse, amazina ni Ntakirutimana Eric, ndabakunda cyane. Uyu munsi rero nari nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri hari hashize igihe kinini cyane, ariko nagarutse kugira ngo tubashe gukomeza kungurana ubumenyi ku ijambo ry'Imana. Mbere ya byose reka tubanze dusenge Imana, ubundi twumve icyo Imana yaduteguriye dusangira. Urakoze Mana ishobora byose, ngushimiye kubw'ubuntu bwawe, ngushimiye kubw'agakiza kawe waduhereye ku buntu, ugatanga umwana wa Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Iyo ni impano waduhaye, ntacyo twari kuyigura, abantu twari turuhijwe n'ibyaha, ariko Mwami Imana waradukijije kubera ko urukundo rwawe ruhoraho ibihe byose. Uyu mwanya rero ngiye gusangiza ubwoko bwawe ijambo ryawe, unshoboze kandi icyo ndi buvuga cyose nkivuge kubw'icyubahiro cyawe. Ni mu izina rya Yesu mbisenze nizeye, amen. Uyu munsi rero abantu benshi cyane bajya bibaza ngo ese gukizwa ni iki? Bamwe bakabivanga bagasanga ntabwo babisobanukiwe. Umuntu akavuga ati nabyukiye mu muryango ukijijwe, ubwo rero nanjye ndakijijwe. Nabanye n'abantu bakijijwe, ubwo rero nanjye ndakijijwe. Abandi bagakora imirimo myiza bakagira gute, bakavuga ngo ubwo rero iyo mirimo ni izampesha agakiza, niyo igaragaza ko nkijijwe. Ariko rero ntago gukizwa ari icyo bivuze. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye kubasobanurira agakiza icyo ari cyo. Rero iyo tuvuze agakiza ubundi Bibiliya itugaragariza ko ari igikorwa cy'Imana ubwayo yakoze igira ngo ikize abantu ibakuye mu byaha. Ni umugambi w'Imana, ni gahunda y'Imana yakoze kugira ngo ikize abantu yaremye ibakuye mu byaha. Rero Imana yabikoze ubwayo, nicyo agakiza bivuze. Ariko kandi ako gakiza kaba gafite n'ibikaranga, kuko dusanga Bibiliya mu Befeso ibice 2 umurongo wa 8 n'uwa 9 bitubwira yuko ari impano y'Imana. Imana ishimwe. Tubwira ko ari impano y'Imana. Mu biranga ako gakiza nuko ari impano y'Imana, kandi iyo mpano y'Imana ikaba itangirirwa ubuntu, ntago igurwa. Nta nubwo dukizwa kuko twakoze imirimo cyangwa se twubahiriza ngo amategeko. Ndaza no kubabwira ukuntu ako gakiza kaboneka. Rero ikindi nifuje ko tuganiraho, mbabwiraho abantu tugomba kumenya, ni ukubera icyo abantu dukeneye agakiza cyangwa se dukeneye gukizwa. Hari abavuga ngo ngo gukizwa rero ngo njye ntago bindeba, ngo ni ibya bariya. Hoya, siko bimeze. Umuntu wese waremwe n'Imana akeneye agakiza. Impamvu rero dukeneye agakiza twese ni uko twese twakoze ibyaha, ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Icyaha cya Adamu, amaze gukora Adamu icyaha, abantu bose bagiye bamukomokaho, cya cyaha cyabagizeho ingaruka. Niyo mpamvu bivuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwabasha kugira gute gushyikira ubwiza bw'Imana. Ubwo ni ukuvuga ngo agakiza nta k'umuntu uwo ari we wese. Ibyo tubibona mu Baroma ibice 3 umurongo wa 23. Rero icyo cyaha kimaze kubaho n'abantu bose, kikabageraho, bikaba ari nazo ngaruka turimo z'ibyaha, ni ukuvuga ngo icyo cyaha cyagize n'iki? N'ingaruka. Iyo dusomye Abaroma ibice 3 umurongo wa 23 aratubwira ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni iki? Ubugingo buhoraho. Icyo cyaha rero, ibyo byaha ingaruka zabyo ni uko iyo umuntu abibayemo adakijijwe aba afite urupfu rw'iteka, irimbukiro, kandi nta bugingo afite. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yohereza umwana wayo Yesu Kristo. Iyo dusomye mu rwandiko iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 atubwira ubwo Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Rero inshuti y'Imana, ushobora kwibaza ntabwo nkijijwe,
Yego twatangiye tureba uko abantu bajya bafata agakiza bakavuga bati nubahiriza amategeko, nubahiriza gahunda z'itorero ngira gute, iwacu barakijijwe. Uko ntabwo ari ugukizwa, ahubwo gukizwa nyako ni uko wizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, kandi iyo umaze kumwizera uba uvuye mu rupfu ahubwo ugeze mu bugingo, kuko adusezeranya n'ubugingo. Yesu rero niwe nzira wenyine n'ukuri n'ubugingo, kubera ko nta wajya kwa data cyangwa se ku Mana atizeye Yesu Kristo, ibyo ntabwo bishoboka. Rero hari ingaruka nziza zo gukizwa nagira ngo nende gusorezaho. Iyo wamaze gukizwa ntabwo uba ukiyoborwa na kamere, ntabwo ukiyoborwa n'ibyaha, ahubwo Umwuka Wera aza muri wowe agatangira kukuyobora, ugatangira kuyoboka Kristo, kandi ibyo ukora byose ukabikora ari ingeso nziza Umwuka Wera akwereka. Indi ngaruka nziza iba ihari ni uko uba ubaye umwana w'Imana. Kuba umwana w'Imana no kuba umuntu w'Imana ni ibintu bitandukanye. Abantu twese twaremwe n'Imana, yego iradukunda, ariko hari ukuba umwana w'Imana mu buryo bw'umwihariko cyangwa se mu buryo bw'umwuka, kuko uba wamaze gukizwa. Iyo dusomye ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 12, bavuga cyakora bamwemeye bose bakizera izina rye. Uwo ninde? Ni Yesu. Yabahaye ububasha bwo kwitwa iki? Abana b'Imana. Mu yandi magambo, iyo wakijijwe uba uri umutoni ku mwami, uba uri umutoni ku Mana, uba uri umwana w'Imana ariko mu buryo bw'umwuka. Ibyo abantu ntabwo bajya babimenya. Rero ndabifuriza gukizwa kubwo kumva iyi nkuru nziza mbasangije. Abazumva iyi video mujye mugerageza munayisharinge cyangwa se muyikwirakwize kuri bagenzi banyu, kugira ngo babashe gusobanukirwa ese gukizwa ni iki, kugira ngo Imana nayo ibagirire neza. Imana ni urukundo, ikunda abantu bose, ihora ishaka yuko dukizwa. Imana ifite urukundo rukomeye cyane, kuko urukundo rwayo ntinagereranywa. Imana iradukunda, ihora ishaka yuko buri muntu wese yakira agakiza. Nicyo rero mbifurije. Imana ibahe umugisha, kandi mujye mukomeza mukurikirane n'ijambo ry'Imana kuri YouTube yitwa Live for Christ Alone. Ndabakunda. Shalom, shalom.